Si habari tena, ninawashukuru Mungu sisi nyote mnapo tofauti ya nchi yetu na nchi yake. Ninawasalimia sana wana nchi yetu na nchi yake. Reka mbasuhuze abantu bari mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengero bwacu, mwese ndabasuhuje cyane. Abantu bari mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, mwese mbahaye ikaze kuri Isanga Empire. Abantu bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Australia, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Amerika no bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wacu wa Afurika. Mwese ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze. Ni wa mwaka tugenda tubagezaho amakuru ya siporo, niyo twahisemo kugira ngo tujye tubagezaho kabisa. Twebse ibintu bimeze bite mu makipe yanyu mukunda cyane, by'umwihariko ikipe ya APR Football Club, ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse nayo hanze y'igihugu yose tugenda tuyabagezaho. Ariko muri aka kanya nabwo ndigiye nyine ndi kumwe n'umuvandimwe no mukunzi w'ikipe ya APR Football Club ukomeye cyane, arakunzwe hano mu gihugu, ndetse n'umwe mu bantu babakundisha ikipe ya Mukandagira mu kibuga. Imeze bite Nyabugogo? Imeze neza. Tuza abanyarwanda, buri muturarwanda wese ahari, ndetse nshimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, nshimira ubuyobozi bwa PERI burangajwe imbere na Fande CDS Mubaraka Muganga, ndetse na Kabarebe, Afande Kabarebe, James Kabarebe. Nshimira buri mukunzi wese, nshimira n'umuntu wese ushaka kuza muri APR. Yego. Haba umureyo ushaka kuza muri APR, haba mu Kigali ushaka kuza muri APR, haba buri muntu wese ushaka kuza muri APR, ni karibu urisanga. Amarembo arafunguye muri APR. Yego. Yego. Mbo tugiye kuganira mu ikipe ya APR FC. Mu ikipe ya APR FC kugeza muri aka kanya butuvugana imaze kurata ibitego ibikombe bijya kuri 3 byose nta na kimwe twayemo. Si ibikombe 3 byose biciye mu myanya y'intoki. Hari inyera y'abahizi yakiriye ntiyagitwara icyo gikombe. Ejya muri Sekafa Kagame Cup yari ifite amahirwe kuba yagitwara, ntiyagitwara. Muri CAF Champions League isezerewe ku mukino wa mbere. Nimwe mu bintu tugiye kuganiraho, turebe no muri APR FC muri rusange. Ibyo bintu APR FC ni iki kibazo kirimo gitumye byihuse cyane bitarenze n'ukwezi ko mwisi ibuje ibikombe bigira kuri 3 byose? Okay, reka nkubwize ukuri rero. Buriya harya bavuga ko urugo rubi urushako rubi rutanagereza. Apo ni uko bavuga. No kuvuga ngo APR muri no myaka 3 itambutse, turi guhura n'abatoza batari ko kugendera wenda nko ku murongo ekipe dushaka kuyibonaho, sibyo? Kandi ibyo ngibyo ntabwo twakwirenganya, ahubwo turarenganya abantu badukorera amarokiritoma. Ngiye nibo ndenganya. Nyose muri iyo myaka 3 kimwe mu bintu abantu bagomeje kugenda banakomitingaho cyane, ni gute ubundi APR FC mu myaka 3 ikoresha abatoza 3 bagahura n'ikipe imwe ifite umutoza umwe? Ikipe ya Pyramide niyo misina nakomozaho. Pyramide bavuze ko bafite abakinnyi, bamwe mu bakinnyi bayo bamaranye imyaka 9 bro. Ibyo bintu nabyo mbiseho. No kuvuga ngo reka nkubwize ukuri. APR tugiye kuzana uyu Bukayo Saka, agiye kuza muri APR, sibyo? Bukayo Saka ukina muri Arsenal. Oya, ntabwo ndi kuganira, ni ukuri. Agiye kuza muri APR. Noneho namara kuza aje kuba muri jandere wa APR anayikinira, sibyo? Ibyo ngibyo reka arasoje kariyeri muri agakomana yanjye umva kakana, sibyo? Buriya njyewe ndebye uko natangiye gukunda APR kera, sibyo? Ari nayo mpamvu uzabona abantu benshi bari kuyizamo bakeneye amaronko, ariko bakayinsangamo, sibyo? Ubaka kanya tubwizanye ukuri, njyewe iyo aba narayigiyemo nshaka amaronko, ndamya neza ko nanjye nakagombye kuba ndahandi hantu hashimishije. Ariko impamvu ntari kuzamuka ku rwego rw'uko wenda abandi bari kuzamuka, bo bazi gucinya iki inkoro gushinga ko bitwara nabi ngo discipline ikemangwa. Reka nkubwize ukuri rero, buriya nta hantu hajya haba umuntu udateza akavuyo, ndetse no mu rugo hari umwana ubura mu gipangu, urugo rwose rugahungabana.
bakunda kukubona wiramata cyane nyuma y'umukino y'ikipe ya APR FC imaze gutsindwa wahuranye uvuga ati umutoza bimeze bite bamwirukane. Ntabwo rero ngiye ari uko nguko biba bimeze sibyo. Ikibintera ni agahinda, ariko nyuma y'agahinda n'ubundi ndakomeza nk'abanyabugogo wundi sibyo. Noneho ikindi kintu ndavugaho, kuba APR tuyikunda nayo tukagendera ku mategeko yayo, usibye ko wenda ngiye atari na ngombwa ngo nyine rimwe na rimwe ndayaviyora sibyo. Urumuhorege cyane. Yego, niyo mpamvu no mu biganiro nakoze mu minsi yashize navuze ko nta mufana ubaho, nta muhuriga ubaho ugira discipline kandi ku rwego rw'isi. Aka kantu rero ndagira ngo nkumenyeshe akantu kamwe. Tugiye muri Tanzania turatsinzwe, buretse gato duteguye igikombe. Inyera bahise wambabariye gato nje nkivugira, mbabarira gato sibyo. Duteguye igikombe, inyera y'abahizi sibyo. Inyera y'abahizi ibaye inyera, ahubwo subwi ibaye inyera sibyo. Ibaye inyera mugani wawe y'abanyuma, byatumye Rayon Sport yibaserereza cyane abafana bayo. Oya, Rayon Sport nayo abafana bamurera kuduserereza kwayo kumutashi w'inyera y'abahizi. Jewe buriya Rayon Sport iri kuduserereza ndabikunda. Impamvu ya mbere mbikunda ni abakene sibyo. Buretse gato Rayon Sport ni abakene, ariko ku bukene bwabo baragerageza bagakora ubukangurambaga mu bafana, yego, bakabona ibibatunga. Noneho twebwe ntabwo dutegereza gukora ubwo bukangurambaga mu bafana, ahubwo twebwe dutegereje gukundwa, nako dutegereje gukunda APR, ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukaduha ibyishimo. Yego, dusangira ijambo. Hari ikintu kamarade akiri umunyamabanga wa APR yabwiye abafana ba APR ngo iyi APR muyitonde bafana ba APR ntago ari siporo. Buranga ikintu cya mbere muri APR abafana bayo bazwiho, nta muntu watanga imitekerezo, nta muntu wajyamo ijambo, kandi wowe ukunda kugaragara nk'umufana ufata ijambo kuri APR ukahuranya, yaba ariyo mpamvu hezwa. Oya, soko biri ntago ari uko biri. Urumva aho ngaho nawe bushatse kumvanga na politike, ariko soko biri sibyo. Buriya ngo inyamaswa idakenga ngo yishwe n'umututizi sibyo. Kandi buriya nta muntu ubaho utagira ubwoba bw'ibihe. Nge biriya byose ibyo mvuga byose n'impamvu wenda ushobora kubona wenda nta zindi ngaruka nyinshi kenshi zimbaho, bikoreshwa n'agahinda sibyo. Ariko nyuma y'agahinda barabizi ko nge nkunda APR. Nimba Fande CDS ashobora kujya ku rwego rw'igihugu akavuga ngo uyu mwana akunda APR ku rwego ruri hejuru, bafana mwese bibaye byiza mugakunda APR nk'uko uyu mwana akunda APR, twese twakabaye. Nimba Taifa ari muri Amerika, ni Taifa ninde? Taifa Bruno. Uriya muja muri Amerika avuga ati petit congratulation, urumva nge mba nakoze nawe kugira ngo umenye mba nakoze bro. Nge nago nkorera muri APR kugira ngo mbone amafaranga wapi, nge nkunda APR kugira ngo mbone ibyishimo, ndetse n'abaturarwanda babone ibyo bareba, yego sibyo. Nimba binababangamira sibyo, ibyo mvuga akenshi mbivuga bitewe n'agahinda, ariko nimba bibangamira ubuyobozi ndabasaba imbabazi, ubutaha ntago nzajya mbivuga. Ariko se nk'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyangwa nk'ubuyobozi bushinzwe football nyarwanda sibyo, nk'ubuyobozi bureberera abafana ba APR, ibibera mu kibuga reka tuve mu bibera mu kibuga tujye mu bafana. Buriya barebye neza basanga abafana bose ari intungane. Reka tuna ku musozo, MC Sanga n'umutumirwa wawe hari ikintu ndashaka muganire tunasoza. Ejo uyu mufana wa APR yagaragaye yiramanta avuga yuko avuga yuko ari abafana bari guhembwa gufana ikipe y'Amavubi, ariko we nk'umuhuriga akadabwa agaciro. Namaje ngo yaba yamyitwarire mibi musoreza abantu. Jewe nta myitwarire mibi ngira
n'umuntu nzi wese yabikubwira bro uzabanza unarebe no mu bahuriga ba mbere bagerageza kuba basa neza uzanabaze n'ahantu hose jewe nagiye ku kibuga nisize irangi wajya ngo nkora muri ministeri koko se no kuri kw'Imana njyewe ndambara nkikwiza mba nsa neza kandi ku bushobozi bwanjye buke mfite nagendeye ku muntu wamaye ari ibintu nagize gutya nkabibona ariko abandi basa neza kubera ko bahawe sibyo bahawe hari akantu kaba kabagezeho kugira ngo bafane kuri yabisiga amarangi hari akantu kabageraho kugira ngo bishime utazabona bari gusara kuriya ngo ugire ngo ni ugusaragurika koko by'ubufana ayo makuru ni impamo wapi bari kwishima kubera ko hari icyo babonye hari ikintu binjije yego hari icyo babonye kandi noneho ibifi binini bimira uduto noneho twebwe kubera ko turesha n'utwapa tw'isibo turi n'abagufiya ugasanga umuntu muremure yagiye arakubikira n'iryo tangazamakuru niri kugeraho nk'uko bikwiye kugira ngo uribwire nimba naraserereye njyewe narahano reka ngaruke kuri aka kantu njyewe mfite ibihano sibyo mfite ibihano kuri APR byo kutareba match ebyiri ya Pyramide gusa nuko ntabyubahiriza narayirebye none ese wababeshye ntabwo wabeshye abanyarwanda basanga bagukurikira basanga bakubona narayirebye kuko barambonye none se mbabeshye ngo ntabwo nayirebye waziraga iki naserereye na Sarupongo yego sibyo ahubwo ibaze dusangiye ijambo mweberwa impamvu bahuriga bejo ariko Pongo ufite badge yo kubayobora kumbe nawe utabagaragayemo kumbe arimo kakabazo kana bafitanye beef kandi bafana ikipe imwe yego sibyo nukuvuga ngo niyo mpamvu niyo fanta utayibona yego ibaze nyine nawe sibyo b'ikipe y'igihugu ibaze nyine nawe sibyo naserere na Sarupongo sibyo mu nyuma yo guserera na Sarupongo je Nyabugogo mbari njyo hano na Sarupongo mwapfaga iki bundi ariko muri dusangire muza sangwa Sarupongo ndi umufana wa PRT umufana wa sport jewe mba mbona ntago mbizi gusa icyo nzi cyo ni kimwe ashobora kuba ari buriya umufana n'umukunzi s'abantu babiri batandukanye yes n'abantu babiri no kuvuga ngo ubwo no muri polisi ashaka yajyayo sibyo no umufana ariko nge ibaze ko ndi ku rwego rw'uko andi ma equipe yo hanze nukuri kw'Imana ajya kubitangaza makuru nzakwereka WhatsApp yanjye mwereke za Simba zinyandikira mwereke zaki hanze za Uganda ma equipe yaho za KCCA baranyandikira ku rwego rw'igihugu bakagukotinga bakambwira ati Petit Jangwano musaja okay nabashimye mwasoza tonde nkababwira ati mwitonde ntago iri kosa narikora ryo gutatira njyewe ibyo nkunda sibyo nge ndakunda ntago noneho reka tujye mu kibuga gatoya byo ngibyo tubiveho tujye mu kibuga gatoya ese nk'umukunzi w'ikipe ya APRFC wakurikiranye ibi bikombe bijya kuri bibiri n'ibyo ndagaruka byonyine igikombe cya Sekafa Kagame Cup ikipe ya APRFC imikino yayo yose wagiye uyikurikira nubwo itari iri kubera hano mu Rwanda ndetse n'inyire y'abahizi ndakeka yose wagiye ujya ku kibuga niki dore kunyire y'abahizi niki ikipe ya AS Kigali Police Azamu zose zayije imbere niki zarushije APR kandi APRFC yari ikipe ihabwa amahirwe inafite abakinnyi beza cyane bashobora kuba batwara kira gikombe umutoza ufite tactique icyambere baturushije umutoza uzi kubara amakipe yose yego baturushije abatoza bazi kubara icyo bita umukino cyangwa rezilita timing y'umukino kumenya gusimbuza ngo ndasimbuza ku munota wa 60 na umukinnyi ajyemo aramibi uyu yamaye ibi uyu arajyamo mibi APR iri ku rwego rw'uko ifite abakinnyi bashobora gukina no muri za Barcelona nk'abande so reba uyu mwana w'imisatsi Dawo Fameri Dawo Memeri Dawo noneho Watara yatsinze ibaze ko APR ifite umukinnyi wicaranye na Messi watsinze igitego cyabaye cya kabiri ku isi
uyu mugande uyu Ronald Sekanda cyangwa uriya Demis Omedi yicaranye na Messi gutya mu kabari nk'aka ngaka ko mu Nyenyeri uri kumva iwembure hariya mu Bwongereza baricara barasangira kubera iki akaguru ke igitego yatsinze ari nacyo cyatumye aza muri APR sibyo ibyo byose rero se tubwizanye ukuri uyu mukinnyi wo mu defenseur yicara kubera ko ari umuswa nyine muri APR nibyo turi kwibaza ni iki gituma nyine abo bakinnyi bicara abandi bagakina ariko ugasanga n'ubundi musaruro bagomeje kwanga abanyamahanga nibongerewe none se Yunus ari gukina kubera ko azi gukina twebwe hari ikintu tutazi Yunus yaba ari mu bantu byibara bashobora kuba bajya mu kibuga wenda batari bakwiriye kujyamo nagakwiye kukijyamo jewe nabivuga aho nza niba shaka nukuri ko Imana nzarinda njya no mu kuzimu mbivuga Yunus yatumye umukinnyi bitaga uriya mu defenseur yitwaga nde hari muri PFC hari uriya mu defenseur wagiye aricaye ariko hari umudefenseur wagiye wari ufite Benjamin Salom Banga Benjamin sibyo ubahana ari gukina arayoboye sibyo ni titulaire ni na capitaine sibyo ibaze kurekura umukinnyi nkuriya none tuzanye n'undi nawe uri ku rwego rwiza nawe aricaye ariko uwo bita Mborenga afite nawe abantu ntabwo bamuvugaho rumwe turabyita injyawuro turabyita iki tubigereke kurinde mugani wa mwana tubishyire kurinde rero ni igikuna bati turabyegeka kurinde none turabyegeka kurinde namura APR biraje none ntabyo kuvuga nje nago nagendera kuvuga ngo nireye bivuga ngo na APR biraje je mvuga ibindi yego sibyo nta nubwo ari ngombwa ngo mvuge iby'abariyo wapi je mvuga ibindimo kandi nanone je nimba mbivuga bikabababaza baje bambabarira ariko njewe mbivuga kugira ngo basi nimba hari icyo bakora bakidukorere kubera ko urwego rw'abafana ba APR reba ku rwego rw'uko tujya mu ntara y'Amajyepfo turi ama equipe ya mbere mu Rwanda kocha wa nuza w'amagaju umubajije ngo watsinze ikipe y'Ikigali arakubwira ati nyine yitwa izi Kigali ariko jewe mu mutwe ndi umunyakigali ntabwo mu kibuga ari izi Kigali oya warakubwira ati je mu mutwe ndi umunyakigali ndagukubita uti nitwaje icyuricyo ndagukubita ati taye aho uri guturuka cyangwa se nibyo witwa ibyo rero twebwe dukeneye umutoza uzi kubara timing umukino dukeneye umutoza uzi kubara ngo ese uyu mukinnyi arajyamo iki gihe uyugiremo iki gihe kandi rwose batubabarire banadufashe no ku rwego rw'abafana batureberere afande ushinzwe abafana jewe reka noye kuba ari we ntabaza afande CDS Mubaraka Muganga afande je na serereye na Sarupongo yego serereye na Sarupongo ninge wa hano njyenyine manwe match ebyiri ariko narabyakiriye se wandikiye ibaruwa cyangwa yibwiye ku muntu nta baruwa nandikiwe barabikubwiye barampamagaye barabimbwira ati noza telefone yawe yego ubwiye ninde Rujugiro niwe wabimbwiye ati noza ariko Rujugiro se we si inshuti na Sarupongo yego ni inshuti na Sarupongo kandi abafana b'ikipe bose bari inshuti muri rusange bose yego inshuti na Sarupongo no muryango none bose ni bamyamene no kuvuga ngo bo njewe nyine nzagoma muri ako gatebo nyine kameze gutyo ariko ntacyo ariko aho bizakemukira bizakemuka jewe saba imbabazi niba na Sarupongo twaraserereye na nimugoroba twaserereye kuri match y'Amavubi nayo ngoko na nimugoroba twaserereye twari turi kwa Korode mu kabari kawo ariya turaserera usibye ko abamotari bahabaye bakabubwira ati ubona ungana utyo ugaserera n'umwana ungana utya bakubonye ntibaguseka ariko ndamusaba imbabazi mbabwira amakuru y'ikintu baramupfa Sarupongo ntabwo yishimira ibintu utangaza mu bitangazamakuru nk'umufana kandi Sarupongo nashaka kugira ngo agaragare nk'umufana muri APR w'imbere mu kizuru kandi n'ubundi ntabwo bazigera bamwemera Sarupongo kuko yaje avuye muri sport ntabwo bamwizera ahantu bazi ukuri neza ko ngo yazanywe mama ibivuga ku mihanda ngo yazanywe n'amarongo n'inda
inda nini yishukuze ibyo bintu hari kintu bivuga yasa inda nini yishukuze ibyo byo ntago ndi bugire icyo mbivugaho mugani wa mukecuru ngo amafaranga y'icyuzi ni izina ry'Imana nimba ari amafaranga y'icyuzi mugani abandi bayabona nge sinyabone bishatse kuvuga ni gute amafaranga y'icyuzi none se ubu ninde muntu ujya mu ntara kundusha ku rwego rw'abafana ba PL ku rwego rw'igihugu abandi bakabona yishyuza ntago nge nditegera ndavuga ko umuyobozi ukuriye koroteze z'abafana ba PL sibyo ntabwo birirwa barya amafaranga nashaka bayicyuzi nashaka bayiki je mugani ntago mba nayakobokeye ariko araribwa uba yakobokeye kandi none se nge ntago mba nayakobokeye kandi akaribwa none se ntabwo ubu si irangi ryashizeho ureba hano mu mugongo singiri irangi ryashizeho ntabwo imvura iranyagira bigasunguka mu kanwa bro jewe ngira umupointeri wanjye unsiga nishura ku kwezi ugasanga nta muntu n'umwe umunyishurira haba kuri APR haba ku Mavubi ariko abandi bose ibyo bintu babikora abarya y'icyuzi na patron wowe uri aho ngaho nyine njyewe no kuvuga ngo ngomba kubakorera bo bagahemba nzaza nshishikariza abaturarwanda ko APR ari nziza ariko n'ubundi ni nziza ntabwo izabura kuba nziza ibyo bankorera byose bitewe na Sarupongo bitewe n'abandi bayobozi babafana ariko se dukomeza ikiganiro uwo Sarupongo uri kwitsaho cyane ntabwo umwemera nk'umufana wa PL cyangwa wumva ko n'ubundi yaje kubatanga umugati ninde umwemera nk'umufana wa PL yaje kuba umugati ninde umwemera nk'umufana wa PL ko yipanga akazi nk'umufana ninde umwemera nk'umufana wa PL none mumwemera uwamuzanye se aracyari ku buyobozi wamuzanye ninde Richard afande Richard umwe afite nyamureka abafana bose bamuzanye hari icyo utumvamo none umva jewe ndagira ngo mvuga aka kantu n'ubundi ngiye kongera ntabaza nyakubahwa afande CDS Mubaraka muganga uherereye ntabara untabare kandi nanagusaba n'imbabazi nimba mvuga ibintu bibi kuri equipe yacu ni ukuri ndasaba imbabazi ku rwego rw'igihugu ariko nanjye mbivuga kubera ko nimba abandi n'ayo mazi ari amazi babonye sibyo turabizi neza ko wenda tudahembwa cyangwa batanahembwa ariko nimba n'ayo mazi aje mwayateguye mukavuga ati aya mazi araje agenewe abafana aguma mu gace kamwe k'abantu batarenze 5 gute wayi k'abantu batarenze 20 akaguma muri abo bantu twebwe nyine tukaba nka wa mukecuru w'amafaranga y'icyuzi ubu se ko yapfuye yarayari soko nguko apfuye yarayari ibyo urwaniye nabari wo birya ukano k'icyuzi ubu aka kanya ndi kubivuga gutyo sibyo ariko abandi baraza kubihemberwa tayari ejo none umuyobozi wa RIB nyakubahwa buretse gato mvuga aka kantu nyakubahwa Thierry Dr Murangirwa Thierry Murangira Thierry aragira ati bana b'Imana ruswa muzigendere kure uwo nzafata mu gihugu kurwanya ruswa nzamushyira mu maboko ataraye ariko se tubwizanye ukuri uko babivuga niko bigenda bayobozi b'igihugu cyacu ko mubivuga siko bigenda n'ubundi ziracyarimo ari nyinshi urisho rya rubanda watunga agatoki ababikora se cyangwa ari amakuru ufite nawe ndi buvuge ariko icyo nzi cyo babyumve ko ibyo bintu biracyarimo biracyaba biracyaba noneho kugira ngo wemere ko bikiba akenshi noneho byavuye muri showbiz byavuye wenda no muri showbiz bisigayemo gake gake ariko noneho byegukiye mu mupira byerekeye muri football byaje muri football babize muri football kandi tubizi mu bundi buryo butandukanye ariko muri football tubizi mu muhanda tubizi ariko noneho byaje muri football ni gute bari guhikinira mu cyumba twabonye muri Sarakovezi imisifuriye avugwa abagenti bazana abakinnyi badashoboye ndavuga kuri aka kantu ku misifurire yo bwana Shema Fabrice
nta kintu umushinja. Niwe bigiye- Biriya bintu nawe ari wowe inzara ikakwica wabikora. Wabikora. Waki. Byaterwaga n'inzara. Amafaranga make. Sibyo buretse gato byaterwaga n'inzara. Inzara iramwishe wowe kandi iyo utariye urapfa wowe. Utariye urapfa. Nimba ubu se tubwizanye ukuri. Tubwizanye ukuri. Uyu mukecuru w'amafaranga y'icyuzi. Sibyo? Ko yirirwaga avuga amafaranga y'icyuzi. Sibyo? Ubu ntapfuye. Arayasize. Abandi niba yabonye. Yasize aje. Ariko bakakanya tubwizanye ukuri. Wowe wahembwa 25 ufite umwana wiga internationali. Sibyo? Urayategamo. Uyaryemo. Uyagire gute? Umugore aratwite cyangwa aranananiwe mu bundi buryo. Nta kazi afite. Urakora iki? Ariko Shema Fabrice yabikemuye. Yabikemuye. Yabahaye ibyo kurya, yabahaye amaje. Reba nyine nibyo bintu ndi kuvuga. Jezi ziraseruka ku rwego rw'igihugu ngo zigere kubahuriga zikigumira mu gace kamwe. Kubera ko hari abantu batumvikana n'abandi, ibinyamaswa bimwe bikamira ibindi. Bazafi zamize Yona cyangwa ba Paulo. Bo dusoza noneho reka dusoreze kwa kano kano. Ese equipe ya APRFC ari naho twaganiriyeho cyane. Urabona uyu mwaka ishobora kongera kwisubiza ibikombe bigiye kuri 3 iherutse gutwara mu mwaka ushize. Nani kizaba ngo ibure kubitwara. Kandi abafana babasanga bataye icyizere bitewe no kuntu irasi ibikombe bigiye kuri 3. Umva nkubwiza ukuri. Buriya umwana wese uhobeye nyina ntabwo ajya yikanga yabonye fiyasi. Wapi? Umwana uhobeye nyina ntabwo ajya yikanga yabonye fiyasi. Umwana wese ahava akagera wahobera nyina ntabwo yakwikanga yabonye fiyasi. Wapi? Atiki. Ibikombe n'ubundi aho biva bikagera bizatwara. N'ubundi aho byagiye niho bizasubira. Aho bisanzwe bijye niho bizaguma. Niho bizaguma. Imana y'u Rwanda. Ahubwo banze umenye ngo nzongera ntombore kirajya hanyaswa none piramide kinkorera ibiki. Kizanyica. Tahanare mireke cyangwa noza. Oya. Yes, ikiganiro cyacu dushatse twagisubikira ahangaha. Ibyo twaganiraho ni byinshi mu isi ya siporo, yaba ari mu makipe yanyu mukunda. Ikipe ya APRFC tuganiraho ibintu byinshi cyane. Ubutaha tuzatuganira kuri Imurera cyangwa se ikipe ya Rayon Sport. Reka rero tube dusa nkaho tugisubikira ahangaha. Wakoze cyane.